Wow, mbega byiza my guys, njyewe natunguwe cyane kandi nanishimye cyane bitewe n'ibyo imfura ya M Irene cyangwa se umukobwa wa M Irene witwa Vexilla yakoze mu bukwe bwa papa wiwe bwabaye ku munsi w'ejo washize aho kuwa gatandatu ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane mu mwaka wa 2026 ubwo yasezeranaga n'umugore we Liliane. Inkuru yashimishije abantu batari bake, inkuru yanejeje abakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Hii YouTube unkurikiyeho kano kanya, Instagram, Facebook, TikTok n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye muzi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Saho gusa kuko no kubitangazamakuru byandika bakomeje kugenda babigarukaho. Ku munsi w'ejo nibwo nyine M Irene yakoze ubukwe nk'uko nabikubwiye, ariko uyu mukobwa wiwe yatunguranye cyane ku buryo budasanzwe nk'uko bigaragara nyine. Ariko abantu benshi bakomeje kwibaza bati uyu mwana wa M Irene ko mbona basa cyane, siko mbona yakuze bidasanzwe, kandi ni nyuma yuko mwibuke ko mu myaka nka 2022 2021 aribwo Murindahabi Irene yerekanye uyu mwana yakiri mutoya cyane, yigaga nko muri nursery, ariko ubu ngubu uyu mwana yarakuze. Abantu benshi batunguwe no kongera kumubona, abantu benshi barongera batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ugera nyine umwete wo gusohokera kuri zo mbuga nkoranyambaga mukajya kureba amapost bamukozeho, muri buze kwibonera ibitekerezo abantu bakomeje kugenda batanga. Uyu mukobwa rero wa M Irene kuza gutungurana mu bukwe bwa papa wiwe ntago abantu babyitegaga, nta n'uwabitekerezaga. Icyo tube tucyumvikanyeho, kandi nawe ndatekereza ko ariko wabitekerezaga, ntabwo wari wimaginaga ko uyu mwana yaboneka muri ubu bukwe. Icyo ni kimwe. Kuba abantu rero batari biteze ko ari buze kuboneka, batunguwe no kumubona. Noneho abantu benshi bananezezwa n'amagambo yavuze ubwo yabwiraga ise umubyara ndetse n'uyu bagiye kurushinga, abifuriza urugo ruhire. Abantu ko bari bamubonye yambaye uko uyu mwana yasaga, abantu bavuga bati umugani wa Nyakayunga ka Musare, ukwibyara gutera ababyeyi neza. Abantu benshi bavuze bati M Irene arakujije, imfura ye. Mbese urebye muri make uko natunguwe n'abantu bari bahari n'ababibonye ku mbuga nkoranyambaga niko batunguwe cyane. Kubona uyu mwana rero byari ibintu bidasanzwe, kuko ubu ni ubukwe bukomeye cyane bwabereye hari mu Ntare Conference Arena, bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ndagira ngo nimba mwakomeje kugenda mureba mu mafoto, amashusho, mwakomeje kugenda mubona abasitari batandukanye bitabiriye ubu bukwe bwa Murindahabi Irene, harimo nka Chris Easy, abasitari nka Bruce Melody wanamuhimbiye indirimbo yanaje guperforminga mu buryo budasanzwe. Mwabura bukwe nayo irimo kugenda ivugwaho cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, nyuma yuko awo bahora bahanganyisha so bahanganishwa muri iyi game ariwe The Ben yasohoraga indirimbo yitwa Ishala. Bruce Melody nawe yasohoraga nyine yaririmbiraga M Irene indirimbo yamwandikiye. Abantu nabonye banayikunze cyane, bavuga bati Bruce Melody abwiye indirimbo anayisohore. Mu bitabiriye ubwo bukwe rero hanarimo nka Aisha usanzwe nyine ari inshuti ikomeye cyane ya M Irene. Gusa mu bihe bigiye bitandukanye byagiye bivugwa ko bombi baba bari mu rukundo, ariko ndagira ngo ukuri kwaje kugaragara. Harimo abantu bagiye batandukanye nka Philipita bakorana, harimo abandi bantu bagiye batandukanye nyine b'abanyamakuru bagenzi be, nka Coach Gael, manager wa Chelsea, boss wa 155 AM. Abastari bari benshi, ntabwo najya mvuga umusitari kandi kuko ntabwo nabasoza, ariko haba Kilamani n'abandi benshi. Ariko icyiza gihari bwari ubukwe bwiza, gusaba no gukwa byarabaye ejo bibera hose nyine mu Ntare Conference Arena. Bajya mu rusengero, nyuma yo mu rusengero bajya kwiyakira nyine, bajya guserebura after party nyine, kujya kwishimira ibyo mugenzi wabo yagezeho. Ni ibintu byari byiza. Ariko guys, ndagira ngo munganize muri comment mumbwire, ese uyu mwana wa M Irene mwamubonye mute? Mwamwakiriye gute? Ese wari witeze ko uyu mwana yagaragara muri ubu bukwe, cyangwa nawe watunguwe nkatwe abandi bose twabonye agaragara muri ubu bukwe? Gusa M Irene, congratulations, kandi urugo ruhire, urugo rwawe Imana izarukomeze, amahirwe n'imigisha bizakomeze bibeho weho n'umufasha wawe Liliane.
tugane muri comment, like, subscribe kuri NBE Rwanda. Njye nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.